Chris bizanyuma. So hari ikintu yavugaga gutera bagenda ngo yajyaga aza ku ishuri nkamubwira ngo bari n'igito kandi ngo bari nuko n'izina numvaga ari isoni n'umwana kitangije ishuri ariko muri wese arimenyaga bari close yabaga ari close yani navuga ngo yabaga ari umunzi cyane ubwo bivuze ko buri wese yari muri menye nuko twabaye close cyane uri muri umuntu wanjye cyane nta byinshi mfite ndi buvuge uretse kuza gushimira famiye ya Islam mu Rwanda nta kintu na kimwe umutima wanjye ufite wabitora kandi ariko muri hano kandi nzi ko hari sizi ko navuga mu Kinyarwanda ariko mvuze ngo nzabiturana ndumva ntabavuze neza ariko nanjye aricyo nzakora kizaba neza icya kabiri ndashimira famiye ya mama famiye ya papa ntabwo nagomba bashimira cyane mwebwe kurusha abandi kuko nzi ko ibi muri gukora n'ibyo nanjye ndi gukora ni mwebwe ngiye nanjye mwebwe ikindi ndashimira famiye yanjye dukorana mu buzima bwa buri munsi buri wese duhuye mu kazi kanjye ka buri munsi navuga ngo ejo narabivuze ndavuga ni buri gice cy'ubuzima bwanjye ushobora kuba tuvugana cyane ariko kuba uri hano nicyo kuzi cyane kuri njyewe kandi ndabashimiye cyane Esther rero uziranganira zigeze buri kintu mvugaho cyane kuko babwije ukuri uramunagiye aka kanya ntanamenye icyo ari cyo neza mu buzima bwanjye kuko byagize hari ibintu byinshi yaciye mu buzima njye nawe bituma ishusho yo kumva ko ari mama wanjye isa nkaho ivuyeho nkajya mubonamo nk'uko uzi ko hari inshuti ufite umugabo ubwira byose urugo uzi ko umuntu asanzwe mama akajya abwira umwumva ntabwo ari kubwira umwana so ni inshuti yanjye magara navuga ngo hari igice cy'ubuzima kiba kitarimo ikintu ariko sinabizima cyane muri ibyo ngibyo nashaka gukomeza buri muntu wese uri hano ndashaka kubwira ko umuntu wese wari umwizeyeho ikintu cyangwa umwitezeho ikintu uwo mutwaro cyangwa se icyo cyizere kinyugurireho ntabwo nzigera mutegura nanjye kose tuzi inshuti yanjye mbuze byose mu buzima buri muntu wese azi icyo mama wavuze cyane ko njye noneho icyo cyiciro cyararenzeho bose mufataga nka mama mufataga nk'intwari yanjye mufataga ni umuntu yigiyeho n'abanyereka ko ari kwigiraho byinshi so ndabashimiye cyane kandi ntabwo nzabatangaza santi mbaye ikaze abakurikiye ukuri kutabuzwe turi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo aho tumaze gukura ikiriyo n'umuhango umenyerewe mu Kinyarwanda aho uwatabarutse habaho umuhango wo kumusezeraho ndetse abavandimwe inshuti n'umuryango bakibukiranya ibihe byaranze ubuzima bwo watabarutse n'umubyeyi wa Chris Easy ariko akaba ari n'umubyeyi wabaye inshuti akaba umuvandimwe akaba umushiki we akaba yamubereye byose amubera inshuti amubera wa mubyeyi ufata ukaba ari wigisha inama akaba ari we guha umugisha mu bintu byose atabaruka yarabonye umuhungu waba icyamamare yego ariko bakanajya inama cyane bakanakora byinshi bari kumwe yaba kujya inama yaba video challenge akaba aratabarutse twarabibabwiye mwakuri iki kiganiro yatabarutse n'undi yararwaye ariko bitari cyane yari kuzahabwa transfer akajya kwivuza mu bitaro bya CHIK ariko rero atabaruka murabizi ko uyu muntu arwaye ahita atabaruka n'undi nk'ibisanzwe ubuzima bwa muntu bushingiye kuri serikere yo kubaho no gupfa yari umwemeramana w'idini ya Islam yitwaga Lazia muri Islam bemera yuko umuntu atabarutse agomba guhita ashyingurwa ndetse n'ikiriyo ntigitinde cyane kandi ntiyabeho amaprotokole menshi nk'uko byabaye mu muhango wo gukura ikiriyo n'undi wabereye mu karere ka Kamonyi aho yaratuye benshi ntabwo mwibajije impamvu wenda yatabarutse agahita ashyingurwa umunsi nuko ari umwemeramana w'idini ya Islam kandi Islam yemera ko utabarutse agatinda nibyo rwego twaje rero kugira ngo natwe twifatanye n'umuryango mugari ariko showbiz yose yamushyikira ari nacyo abantu bakabaye biga cyane muri Islam twiza amasomo tatavuga ko umuntu muzima uriho agomba kuba hari icyo agomba kumarira abandi mu kumarira abandi no gufasha no kugira neza akagira ubumenyi asangiza abakiri bato cyane niba ari ibintu uzi ukaba hari abandi wabishyiramo icya gatatu no kugira abantu ubera umumari byose umubyeyi wa Chris yarabyujuje mama Lazia akaba yarabaye ingenzi yafashije benshi ariko kandi yagiye asangira ubumenyi n'abandi batandukanye nibyo masomo yo muri dini ya Islam akaba ari nayo twize uyu munsi kigishwe na shehe hashimwe cyane umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wabaye hafi umubyeyi wa Chris hanashimwa cyane muri showbiz bamuhaye hafi kuva umubyeyi yarwara kugeza atabarutse no gukura ikiriyo
ni umuhango witabiriwe cyane, bwari ubwa mbere mbonye ikiriyo cyabereye atari mu mujyi wa Kigali, cyitabiriwe cyane abantu muri showbiz. Ubundi usanga ari gake cyane abantu bigomwe ibyabo bakajya gushyigikira mugenzi wabo. Uko kubana neza ni isomo abantu muri showbiz bagakwiriye gushyira imbaraga cyane, hirya yo gukora showbiz, hirya yo kuryana, yo gupfa ubusa, hirya yo gushyamirana, ukibuka ko igihe kimwe nutabaruka ibyo wasize ukoze ari byo bizasigara byivugira, kubera yuko iyo wamaze kugenda ukajya mu gitura aho ugiye gutangira ubuzima bushyashya nk'uko abemeramana babyemera, bushobora kuba bwiza cyangwa bubi. Kujya buba bwiza nuko ibyo wakoze ari byo bisigara biguherekeje, kuko hari wowe wagiye niwe ugiye gufesinga urubanza rwawe n'Imana nimba uyemera cyangwa se Allah muri dini ya Islam. Noneho rero iyo wakoze ibibi ugenda gusafaringa ugasaraguringa cyane, ariko abari mu isi y'imidagaduro twibuke neza ku munsi wa nyuma twese tureba, ubundi tubane neza mu mahoro, tubane twumvikana, tubane dukundana, aho budakundana tureke kurwana no gupfa ubusa, dushyikirane kandi tubeho mu buzima bushoboka cyane bwitanga. Yitwa Batima Kaca, akaba nawe yari yaje gushyigikira umubyeyi cyangwa se gukura ikiriyo. Ni abantu muri showbiz benshi cyane, nkaba mbashimiye cyane kuba mukana subscribe, mukora share aya makuru, update, interviews, ibiganiro bitandukanye. Mubane na Jiva Collections, mugende murangura imyenda, ariko kandi mwari mukarema mugende mwiga imodoka, mukorera amapirima aho muri hose ku isi. Mumwe mu byo Krisizi yavuze yuko mama we nta bintu byinshi yamuvuga, kuko yamubereye umubyeyi, yamubera mushiki we, yamubera byose, ariko akaba azasigara UCTV aho yarari. Nta kintu kimwe kizabura yakoraga, azasigara UCTV. Nawe wahawe inkoni yo kuba umukuru w'umuryango. Mama we mbere yuko atabaruka yaravuze ngo reka muragize azaba ari uhagararira umuryango, noneho rero azaba ari we ubasha kwita ku muryango. Nibwo butwari, nibyo somo rihambaye tugomba kose twigira ku bantu batabarutse ndetse n'abasigaye, kugira ngo tuzabashe kugira ibyo tugira mu buzima bwacu. Ndumva mbashimiye cyane kugira ngo dukomeze kubana. Uradutaye twese ariko update yarirangiye. Reka mbashimire cyane, tuzongera mu kanisa subscribe tuzibumba 100. God bless. Praise be the Lord. So hari ikintu yavugaga gutera ubwenge na ngo yajyaga aza ku ishuri nkamubwira ngo bari n'igiteka ewa mbabare kuko n'izina numvaga ari isoni y'umwana kitangira ishuri, ariko buri wese yabimenyaga yabaga ari close yani, navuga ngo yabaga ari umunzi cyane. Ubwo rero bivuze ko buri wese uri hano muri menye nuko twabaye close cyane, uri umuntu wanjye cyane. Nta byinshi mfite ndibuvuga uretse kuza gushimira famiye ya Yesu mu Rwanda. Nta kintu na kimwe umutima wanjye ufite wabitura kandi, ariko muri hano kandi nzi ko hari sizi ko navuga mu Kinyarwanda, ariko mvuze ngo nzabiturana ndumva ntabavuze neza, ariko nanjye aricyo nzakora kizaba neza. Icya kabiri ndashimira famiye ya mama, famiye ya papa. Ntabwo nagomba bashimira cyane mwebwe kurusha abandi, kuko nzi ko ibi muri gukora n'ibyo nanjye ndi gukora ni mwebwe ngewe nanjye mwebwe. Ikindi ndashimira famiye yanjye dukorana mu buzima bwa buri munsi, buri wese kubiye mu kazi kanjye ka buri munsi. Navuga ngo ejo narabivuze ndavuga ni buri gice cy'ubuzima bwanjye ushobora kuba tutavugana cyane, ariko kuba uri hano nicyo bivuze cyane kuri njyewe, kandi ndabashimiye cyane. Esther rero uziranganira zigeze buri kintu mvugaho cyane, kuko mbabwije ukuri uramunagiye aka kanya ntanamenye icyo aricyo neza mu buzima bwanjye, kuko byagize hari ibintu byinshi yaraciye mu buzima njye nawe, bituma ishusho yo kumva ko ari mama wanjye isa nkaho ivuyeho, nkajya mubonamo nk'uko uzi ko hari inshuti ufite mugari ubwira byose, urugo uzi ko umuntu asanzwe mama akajya abwira umuntu ntabwo ari kubwira umwana. So ni inshuti yanjye magara, navuga ngo hari igice cy'ubuzima kiba kitarimo ikintu, ariko sinabizima cyane muri ibyo ngibyo, ahubwo ndashaka gukomeza buri muntu wese uri hano. Ndashaka kubwira ko buri wese wari umwizeyeho ikintu cyangwa umwitezeho ikintu, uwo mutwaro cyangwa se icyo cyizere kinyugurireho ntabwo nzigera mutegura nanjye kose. Tubuze inshuti, mbuze inshuti yanjye, mbuze byose mu buzima. Buri wese azi icyo mama wavuze, cyane ko njye noneho icyo cyiciro cyararenzeho. Bose mufataga nka mama, mufataga nk'intwari yanjye, mufataga n'umuntu yigiyeho n'abanyereka ko ari kunyigiraho byinshi. So ndabashimiye cyane kandi ntabwo nzabatenguha akazi. Asante.